Tudatinze rero Sabrine hano yabakoreye umuvugo. Let me thank for Rwanda because both sides were together and also are able to do all work we want to do, and the people of disability, he or she has ability to survive all activities. Yari umusizi utari umusinzi, umuhanga uhanga adahangayitse, umukobwa utamwaye, umwari utamwaye na gato, umuhuza Sabrine. Reka nsoze ngira nti disability is not inability. Thank you. Lafriki TV, spreading laughter, inspiring hope. Hello guys, muraho neza, twagarutse hano kuri Lafriki TV. Iyi ni Sabrine, noneho nabazaniye akandi kantu gashya, murakeka ari agaki? Mufore ni agaki Sabrine abazaniye noneho. Tudatinze rero Sabrine hano yabakoreye umuvugo. Muribaza ati uwo muvugo uravuga ku biki, bigendanye n'ibiki? Sabrine yavuze ku gihugu cye kuko aragikunda cyane. Reka dutangire. Umuvugo: reka ndate u Rwanda rwa Gasabo. Naricaye nkora mu nganzo ndatekereza ndareba mbona ibyiza bitatse u Rwanda rwa Gasabo, ndavuga nti sinabyihererana kuko ni byiza cyane. Niko guterura ngira nti reka ndate u Rwanda rwa Gasabo. U Rwanda rwa Gasabo rugizwe n'ibintu byinshi harimo ibirunga, imisozi, amashyamba, kandi bikaba bikurura ba mukerarugendo baduha amadovize. Niko guterura ngira nti reka ndate u Rwanda rwa Gasabo. Reka ngire icyo nisabira mwe mwese mudukurikiye, ngira nti mujye musura igihugu cyanyu, mumenye ibyiza bigitatse, mureke kuvuga ibyo mwumvishe gusa. Reka ndate u Rwanda rwa Gasabo. Yoo! Mbese ntibibabaje kubona umuntu ari umunyamahanga akakurusha kumenya ibyiza bitatse igihugu cyawe, kandi wakabaye ubizi kumurusha? Reka ndate u Rwanda rwa Gasabo. Mbega ukuntu byaba ari byiza kubona umuntu wese atuye mu gihugu cye azi ibyiza bigitatse, akaba ari we ushishikariza abandi b'abanyamahanga kuza kugisura. Reka ndate u Rwanda rwa Gasabo. Reka nkurate Rwanda, waduhaye ibitaro, uduha amashuri, uduha amazi, uduha umuriro, ndetse uduha n'imihanda. Ni byinshi cyane sinabivuga ngo mbirondore, byose kandi tukaba tubikesha His Excellency Paul Kagame. Let me thank for Rwanda because both sides were together and also are able to do all work we want to do, and the people of disability, he or she has ability to survive all activities. Yari umusizi utari umusinzi, umuhanga uhanga adahangayitse, umukobwa utamwaye, umwari utamwaye na gato, umuhuza Sabrine. Reka nsoze ngira nti disability is not inability. Thank you your time you gave me for hearing my poem. Mwese inshuti zanjye, mubyumvishe gute? Mubibonye mute? Ese nabikoze nte? Murambwira muri comment. Hari abahise bibaza ese Sabrine ibyo bintu akoze yari asanzwe abikora cyangwa se yabikoze nyine y'ibintu biri aho? Njyewe bino bimbamo nyine ni talent yanjye, ni ibintu nkunda gukora, kandi impamvu nakoze ku gihugu cyanjye, nkunda igihugu cy'u Rwanda, kandi ikindi n'impamvu nabivuzeho, hari ukuntu nyine usanga hari nk'abantu bumva ngo mu Rwanda ngo hari ingagi, ariko akaba atazi ngo se izo ngagi ziba he, ngo mu Rwanda haba n'ibi, ariko atabizi kandi aho aba. Ibyo bintu murumva ko ari byo? Ariko abanyamahanga bakaba babimurusha, kandi baba bakoresheje tike nyinshi baza kubireba. Icyizere ni uko twazajya dusura u Rwanda rwacu, tukamenya ibirugize, tukamenya ngo se aha hari iki, aha hari iki, tukareka kubirushwa n'abanyamahanga. Kandi nabo ni byiza kubimenya ko mu Rwanda hari ibintu byinshi byiza bitandukanye. Turabatumiye namwe rwose mujye muza nta kibazo, murisanga iwanyu, ni byiza cyane. Mumbwire, ndabishoboye se cyangwa nabikoze nk'umwega? Ndabikunda cyane, muzambwira. Nkunda gukora imivugo, ibintu bijyanye n'imivugo ndabikunda, ntabwo ari ubwa mbere mbikoze, ni ubwa mbere mubibonye, mwebwe muzambwira nyine, uyu ni nk'umusogongero nyine mubonye. Niba ari byo muzambwira nkomeze,
niba mubona ntashoboye nabwo muzambwira nta kibazo. Ubaye ufite n'ikibazo wambaza cyangwa se ufite nk'ahantu umbwira ushaka ko twaba twakoraho nk'umuvugo, naho watubwira nta kibazo muri komenti, twagerageza tukabikora muramutse mwabonye yuko nshoboye, ndumva ari ibyo ngibyo. Ikindi kandi mubonye hari inyunganizi mwampa cyangwa se nk'ukuntu nyine mwambwira ati Sabrine dore ugomba kubigenza utya hano, mwambwira nabwo nta kibazo, nabumva burya ngo umuhanga n'uba akeneye kujijukira kumva aho yakosheje, nanjye ndabikeneye aho ngaho rwose, nkeneye ubufasha bwanyu mukambwira ngo ese Sabrine urashoboye cyangwa se ntushoboye, ariko ntibishoboka ko ntaba nshoboye, ndashoboye, imbaraga zanjye ni uku nari nshoboye, ariko burya uko nkoze rimwe kabiri gatatu bigenda byikuba, ngenda nshobora kurushaho, uko ushoboye bwa mbere si uko ushobora bwa kabiri, uko biri kose byanze bikunze urazamuka ntabwo ukura nk'isabune. Hari abantu bajya bavuga ngo umuntu yakuze nk'isabune, oya dukura nk'umuntu ntabwo dukora nk'isabune, muzambwira ndi hano kubumva, muzambwira Sabrine urashoboye ntushoboye, Sabrine hano byagenze gutya, hano wari gukora gutya, byagenze gutya mwambwira nta kibazo, ariko nanone mbaye mbishoboye mwambwira, ntabwo ari byiza ko mwabyererana, muri komenti mwambwira mukambwira ati Sabrine urabishoboye komereza aho ngaho, ujye uduhimbira nta kibazo, nagerageza kujya mbikora mu mbaraga zanjye nshoboye, najya ngerageza nkabikora. Ikindi uretse utari wakomeza ibintu ko nabonye ubikora nkaho wagira ngo wigeze kuba warizeho ubuvanganzo, wenda warigeze wigaho ikintu cy'ubuvanganzo, nyine kuba wenda abantu bize ubuvanganzo nyine bo bantu bashobora kuba nyine bakora bino bintu nyine bakabikora muri ubwo buryo butekereje. Ibi bintu wenda ahantu ushobora kuba warabyize cyangwa ni ibintu nyine wiyumvamo? ni ibintu niyumvamo, bimbamo, nta hantu nabyize, njye bimbamo, ahantu nabyize mba numva bindimo, handi dushobora no kuba turi kugendana ukambwira ati njye ndumva nakora nk'umuvugo kuri aka kantu nk'aka, ntunsabe gufata ikaramu nkakubwira ibindimo. waba warigeze wenda kuba ugerageza no kwandika Njyewe ngiye mu wa mbere segonderi nibwo nabikozeho nabwo rimwe, hari ukuntu buriya umuntu aba yicaranye Imana atabizi, nibwo nabikozeho rimwe, mbikoze mbona abantu barabikunze, mu kigo mbona barabikunze, tugiye n'ahandi hantu mbona barabikunze, niho nahise mbona ko nifitemo impano nta rindi. Yego, niko gukomeza rero. ukibikora watubwiye ngo wabikoze nko mu kigo abantu barabikunda, ubikora mu kigo bwa mbere wabonye audience y'abantu byakiriye? Babyakiriye neza cyane, barishimye, mbega narabatunguye, urumva abantu batari bazi ngo Sabrine kiriya arakizi, baratunguye cyane, aravuga ati ikintu atubwiye ko akoze bwa mbere akaba anabikoze kuriya, byanze bikunze uriya mwana bimurimo, nta gushakisha nta kubyiga. Ubwo rero umva ikintu gikunzwe n'umuntu umwe, babiri, batatu, 10, 30, mirongo ingahe, byanze bikunze abo bantu ntabwo baba bakubeshya, niho nahise mbona ko nifitemo iyo mpano rero. uri kuvuga wavuze ngo impamvu wazongeye umuvugo kugira ngo abasore cyangwa se nyine abantu bakuru cyangwa se abakuru bavuga ngo n'ibintu nyine by'isi bavuga ati yabibabaje yuko abantu baba bari mu gihugu ni icyacu n'icy'abanyarwanda, ni icyacu, ukaba uzi ibintu byiza biri mu gihugu ariko ukabitwa nyine abantu bo hanze bakawufata. iyi nta gate yari ikubwira ngo hariya ntuhagera, umuntu agaturuka nko hanze nka hehe nko mu kindi gihugu, wowe ako karere ukarimo ntuzi ngo hariya hirya hari iki, umuntu bikamukura hanze aje kubireba, wowe utabizi, urumva ibyo bintu ari byo? Aya ntabwo ari byo, tugomba gusura igihugu cyacu tukamenya ibikigize, apana kuvuga ngo ingagi iba mu Rwanda, ese urayizi, ese uzi aho iba? Ntabyo uzi, umunyamahanga arabikurusha kandi ari wowe wakabaye kuba ubizi, kugira ngo n'abandi bataraza ujye ubabwira ngo hano iwacu hari ibi n'ibi, muze tubatembereze tubagezeyo.
yego. baje kabisa baje cyane mbega Mm. usibye kwandika imivugo ushobora kuba wenda hari ibintu wenda ushobora kuba wigizeho cyangwa se nk'impano zifata ushobora kuba wakora nyine bimeze nk'ibitunganya Ntabwo byabura. wawe byiza cyane ushobora kuba wakandika indirimbo kuko no kubona wenda buri muntu wandika buri imivugo n'indirimbo arazana indirimbo nazo ushobora kuba wazandika Ibyo ntabwo ndabigerageza. ariko ubundi wandika ndetse kwandika imivugo n'indirimbo Urumva nyine umuntu wanditse iyo wafashe ikaramu ukandika ibikurimo ukabasha no kubishyira mu bikorwa birakunda. ndagira ngo nkubaze ikibazo kigira kiti wowe u Rwanda kuri wowe ni iki Hari ukuntu bavuga ngo abantu ngo basenga ngo imana zabo cyangwa ngo iki, ariko buriya njye nizera ko habaho Imana imwe, ariko sinzi niba hari ikindi gihugu cyabaho cyambera cyiza nk'u Rwanda. Yego. Ni u Rwanda rwanjye, ni igihugu cyanjye, ni mu rugo, ni iwacu. Yego. ujya wongera ngo ni hahandi bahereza agaciro Yego. Buri muntu wese afite agaciro kangana, hari ahantu navuze ngo and the people of disability he or she have ability to survive all activities. Yego. you know some speak in English huh? I can try. You can try Yes. yeah that's it. I like it Yes. and I like people who also speak in English because Yes. It's that- necessary. and I like to speak fluently Yes. It's necessary to try. Yes. because if you try you will know Yes. and if you don't try You don't know. Yes. amazing yeah rero ko ndakeka muri ibyo nakubazaga Ni ibyo ngibyo n'abandi muri komenti ubwo ibyo ni byo wari ufite byo kubaza, hari abandi benshi bafite ibyo kubaza, namwe mwambaza ndahari ku bwanyu, kandi naho nakoze neza mwambwira, naho nibeshye mwambwira, ndi umuntu mwambwira ati Sabrine ariko hariya hari aho bikorwa gutya, wowe ukaba wabigenje gutya, nabyo ndahari kugira ngo munkosore, murakoze cyane ndabakunda. Lafriki TV. Spreading laughter, inspiring hope.